twicaye hano hanze ku rubaza niwe yabaga afite agatebe igihe cyose yabaga yicayemo kubera ko yari afite ikibazo cy'akaguru kamwe, yari yagize ikibazo cy'impanuka, imiti y'akaguru kamwe ntabwo yamwemereraga kuba yashobora kugenda neza, yagenderaga mu mbago. Ariko igihe cyose wamubonaga yicaye ntabwo yajyaga yibwira ko ashobora kuba afite ikibazo cy'imvune, kubera ko yabaga yicaye atuje aganira, abaturage bamusura, ari inshuti n'abaturanyi n'abahitaga hano baje kugama, tukareba umwugame ugasanga nk'akagwa ati mwakire mbasome. Yari umusaza w'imfura, ibyo ubwanjye ntabwo nabona ko muvuga, gusa yari inshuti nziza cyane, yari inshuti yanjye. Igikorwa kigiye gukurikiraho, tugiye gutangira n'isengesho, izindi gahunda zikurikiraho turagenda tuzibabwira. Reka ndarike Evariste nisego tukitamira. Ibyo namuvugaho ni byinshi, yewe n'ukwenda nta n'abandi bahari baba barakoranye nawe no mu kazi, cyane cyane wenda n'ukwenda ari mukuru, ari mu bantu bageraga mu kazi imbere y'abandi bose. Niba akazi karatangiraga saa 12 yahageraga njya saa 11 n'igice, tukaza twamusanga. Yaba n'umukozi waga winjiye mu kazi, Kareyanga we niwe yari mukuru, niwe twari twaratoreye kujya atuyobora. Urabizi ayo bantu bahamwe ntihabura amakimbirane muri bagenzi babo, ariko Kareyanga niwe twari twarahisemo kugira ngo ajye adukiza, mbese niwe uyoboye nka gacaca yacu. Ibyo navuga kuri Kareyanga ni byinshi, niwe wamenyerezaga, yaba umutangizi, yaba umaze n'igihe, mbese ari umujyanama wacu twese. Data sanze bakuru baramube bizi mu hafi. Ibyabo byiza no kugezana n'ubu ngubu, ndetse muri gahunda yacu twari twarahanye yuko nimutanga azamperekeza, nanjye amutanga nkazamuherekeza. Gusa mwifurije iruhuko ryiza, ubwo nanjye hasigaye abana be n'inshuti ze, nanjye nimbatanga bazamperekeze. Muri makeya muziho ubutwari, ni umuntu twabanye igihe kirekire. Murakoze. Mwiriwe, mbere na mbere ndamaza nshimire abantu bose mwaje kudufata mu mugongo. Mu by'ukuri ntabwo nabona uko mbashimira, bikuye ku mutima. Mwakoze kuza kudufata mu mugongo. Mbere na mbere ndashimira Imana. Muzehe ari data bukwe, aba ndi umukwe mukuru mu gihango.
muzehe igihe maranye na madamu kingana n'imyaka 18 ntabwo ashaje narigeze musura n'umunsi umwe kwa muganga. Uburwayi yari afite ndekeza ko ari uburwayi busanzwe nk'uko imyaka ye yabimusabaga naho yarageze mu zabukuru. Yitabye Imana afite imyaka 87. Umva hari hashize igihe ubundi uko twahuraga njye nawe twajyaga dukoraga umusore bite, abakambwira ati umusore bite, twabaga twicaye hano hanze ku rubaza niwe yabaga afite agatebe igihe cyose yabaga yicayemo kubera ko yari afite ikibazo cy'akaguru kamwe, yaragize ikibazo cy'impanuka ndetse akaguru kamwe ntabwo yamwemereraga kuba yashobora kugenda neza, yagenderaga mu mbago. Ariko igihe cyose wamubonaga yicaye ntabwo yajyaga yibwira ko ashobora kuba afite ikibazo cy'imvune kubera ko yabaga yicaye atuje aganira, abaturage bamusura, ari inshuti n'abaturanyi n'abahitaga hano baje kugama tukareba umwugame ugasanga nk'akagwa ati mwakire mbasome. Yari umusaza w'imfura, ibyo bwanjye ntabwo nabona ko muvuga, gusa yari inshuti nziza cyane, yari inshuti yanjye. Iyo twavuga turi kumwe ntabwo nabaga nzi ko ndi na databuka. Ejo bundi ari uvuye mu kazi, ntabwo nigeze ntekereza ko ashobora kuba afite intege nke kugeza zishobora kuvamo umubiri. Imusaba arampamagaye ati muzehe byarangiye. Ntabwo nigeze nishyiramo ko ari muzehe databuka. Ni papa akimbwira, ni papa mpitambwira n'isoko kupa telefone. Nyuma y'iminota nk'itanu madamu nawe yari arwaye, telefone yayikuye kubera ko nta mbaraga yari afite. Bamagara madamu, bambwira ko wampamagaye madamu baramubura. Ndasaba mubwira ko ngiye kugera mu rugo kandi bamubwira. Nyuma y'iminota mike nza kubwira gusa kubera ko madamu arwaye atameze neza, tube turetse kumubwira ko muzehe byarangiye kubera ko yari inshuti ye magara. Hashize iminota mike ngera mu rugo. Ngeze mu rugo usanga madamu yawe aramubwira. Bakimubwira njye nahise ngira ubwoba nkurikije uko yari ameze, avuga ati madamu nawe ashobora kugira ikibazo. Bintwara umwanya munini kubitekereza, ndavuga ati ariko byanga bikunda yararwaye urupfu rwa muzehe, bitanjanze urukungu, ndavuga ati byanga bikunda araza gukomera, nta kibazo ari buze kugira. Turicara tugwa mu kantu, urumva n'urupfu rwatunguranye. Nyuma afite gahunda nyinshi, avuga ati ngo yagutwaye mu byizi yo kujya gusura umurwayi, ati gukora ibyo ukora ngo ajye gusura umurwayi. Ibyo nyine ni amashimwe. Ikindi nshaka kongeraho, muzehe agiye uri mu mwenda, ariko nkurikije uburyo yagiyemo Imana nsenga irabizi ko ntabwo ari umwenda ukomeye, cyangwa bikunda yanyishyuye uwo mwenda kubera ko twatagaraguritse. Nzo kuba nta n'umusuye kwa muganga barimo bamuha igikoma Wilson cyangwa sinzi ko nabivuga, gusa ibyo kuvuga nabyo
byari byinshi ariko kuri uyu mwanya ntabwo mfite icyo navuga. Ejo nabwiye abana banjye baje hano, bitakimenya ko muzehe yitabye Imana, yarambwiye ngo papa muzehe yitabye Imana, ati iriya ntebe yicaraga muri yo ndayishaka, izajya ituma mwibuka. Ati siko bityo ushaka intebe, iriya ntebe igihe cyose iyo najyaga kumusura niyo wasangaga yicayemo tukayiganiramo, ntageraga yicayemo nkahinda n'aho yicayemo. Iriya ntebe rero inyibutsa byinshi. Akibimbwira mbitekerezaho umwanya munini, ndavuga ko reka tuzabikurikirana ndebe bene uburyo uzayibonamo, cyangwa nzaguha ifoto yawe, nta kibazo. Abana banjye uyu nguyu yitwa Kesi, ejo yaje hano arambwira ati se papa, umuntu twakora anniversaire ari nese ko batazanye keke ngo tuyikate. Nabwira ati ni sogokuru yagiye mu ijoro, nese azagaruka ryari? Ati najya kugaruka azakubwira. Ati sawa humura, n'uyu munsi turaza kuba turi kumwe, Imana iraza kutubwira igihe azagarukira, ibyo bwo kubahumuriza. Reka nsoze mvuga ngo muzehe Imana yamwisubije, kandi Imana isubiza beza kandi bakiranutse no ku Mana. Muzehe rero turabyizeye neza ko yagiye mu ijoro, umunsi tuzahurirayo ubwo tuzicarana tugatamana, nubwo ati muzehe rero warancitse, ariko uyu munsi nawe ndashaka kuvamo iteka. Nakoze reka nsoze ibyo kuvuga byari byinshi. Reka Adamu arababaye, ariko namubwira ngo yihangane asezere muzehe, yavuga amagambo abiri ntafite uvuga, ariko yihangane agira ati avuga kuri muzehe. Murakoze. Murakoze. Mbere na mbere ndashima Imana, ndanashimira mwese waje kudufata mu mugongo, n'abantu tumaranye iminsi kuva muzehe yakwitaba Imana ku wa gatanu w'igishize. Ndabashimira mwese byimaze, mwatubaye hafi kugeza n'iyi saha, kandi n'ubundi ntimucogore, mukomeze mutube hafi muri ibi bihe biba bitoroshye. Ntabwo ndi buvuge byinshi, iby'ibanze umutware yabivuze, gusa ndavuga amagambo make kuri papa. Ninjye mwana mutoya wa papa, ndi bucura. Mu myaka ashaje afite, sinavuga ngo nzi byinshi cyane. Abo tuvugana bari buze kubisubiramo wenda, ariko mu myaka mfite, igihe twamaranye, yambereye inyangamugayo, yambereye umubyeyi ntagereranya. Papa yambwiraga ibintu byinshi, akambwira ati mwana wanjye, kubonera kubyarira umukobwa ntibivuga kuba umukobwa, ugomba kuba umugabo. Nkiri umwana ndabyibuka yajyaga ambwira ati watsinze imibare, ati umuntu iyo atazi imibare ntatwara indege, ati ngwino wicare mubwire ibyo wize. Ababizi mu bo twiganye, nazaga mu myanya y'imbere, naba nabaye wa gatatu papa akanyicaza ati ndaje. Byagenze gute? Ubu urabona rya sezerano ryo gutwara indege ukiritwaye,
ukiryubahirije amubwira ati papa humura kandi ndabikwijeje. Mu bwana bwanjye papa yabaye kugeza n'ubu nubatse mbyaye kane, papa yajyaga ampamagara akambwira ati umeze ute mwana wanjye, murakomeye, umukwe wanjye ari aho, abuzukuru bari aho, ati se mumeze mute, ati hagira icyo ugura, ati niyo wagurira mu mbaba. Papa yambereye inshuti mu buryo ntabona nsobanura, basaza banjye bo barabizi. Ntiyigeze ankoza inkoni, nari umukobwa wa papa ko kugeza igihe asazi. Icyo mushimira rero, yabaye intwari. Mu myaka mfite papa amaze sinigeze mbona ari mu bitaro arimo serumu cyangwa mu kinini runaka. Papa yari afite ubuzima buzima budafite uburwayi na buke. Hahandi kwakira urupfu rwe byangoye, usibye ako kaguru yari arwaye ntabwo nexpectingaga ko papa yapfa ubu ngubu. Barabimbwiye ndavuga ninde ntabwo bishoboka. Papa se bigenze gute? Papa ntabwo bikunda. Kugeza igihe ngereye hano usanga ntawe uhari. Yabaye imfura, yari inshuti n'abantu bose. Ababyeyi bazaga hano bose bambazaga ati usuba muzehe ko agiye tuzabyifatamo. Yari inshuti n'abana, yari inshuti n'abakuze, ingeri zose. Icyo navuga shimaho Imana ku rupfu rwa muzehe, yapfuye nk'umukristo, yapfuye nk'umukristo. Navuganye na mama ari kuwa gatatu ndamubaza mumeze mute, turi aho turakomeye. Papa ameze ate? Atameze neza. Haciyemo umunsi wo kuwa kane ndarwara ndaremba, n'umunsi wo kuwa gatanu, mu ijoro ryo kuwa gatanu nibwo papa yitabye Imana, atarwaye atagize ate. Mpamya ko yagiye mu ijoro. Sindi buvuge ibintu byinshi, gusa Imana imwakire mu bayo. Tuzahora mu gitondo cy'umuzuko. nagira ngo menye niba Rutete yaba yahageze, kugira ngo nawe tumuhe umwanya. Sinzi Rutete yaba yahageze. Ndaje nzanike. Nanze nicaza hano. Ukingure hano tubagiye. Ukingure hano. Mwafashe indabo abantu b'indabo ariko tuzifate.
Irani imfura ya Poro yabyaye mu gasozi marine twange turi naribiba akariko aje kwa Poro hagari ine nyina maze kwikote ahubwo nitunasohoka muri yatururira dukarabe reka nkatuwe twafatiye matese muri gasozi reka checking network no network ikaba yanyaye yari iri kubita Nimukwaze mube maso kandi musenge muhore mwiteguye kukumva amarira akifuza n'ijuru n'amarira nta n'imibabaro nta byago nta n'urupfu cyangwa se amaganya harangwa n'urugo n'ibyishimo n'umunezero nimubonere bagaragu ba Nyagasani nimutwaze mube maso kandi musenge muhore mwiteguye kukumva kira turahumugisha imva nyuma umanure sanduka nimara kugeramo twongere duhumugisha umurambo umaze gushyika mu mva noneho tubone kuvuga irindi sengesho ubundi tureke abafite imirimo bayikore tuze kumva amagambo make cyane asoza twakira n'umugisha turakira ahangaha kugeramo turakurikiza undi mugisha korali ndabizi ko bajya baririmba indirimbo nyinshi kandi zataha Yerusalemu nshya nayo barayizi Pierre Karerangabo abamarayika bakujyane mu ijuru nugerayo abawimana bakwakire Pierre abamarayika nibakugeze bwa mutagatifu wa Yerusalemu urugaga rw'abamarayika rukwakire maze ubonere ubuko ridashira hamwe na Lazaro wahoze ari umukene byose tubyambaje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amina. Semana yanjye
hirya hariya kuko dufite indangururamajwi biroroshye gukurikirana igikorwa turimo. Abaraha imbere yanjye basabe, ngiye gusaba abantu baraha ngo batange inzira rwose bigire hepfo hariya, famiye ariko yigume hano hafi. Fuatani vizuri. Fuatani sana. Sababu timu zile neno. Ivanira nawe mana y'urukundo umagutsinda. Umpa imbaraga aho nyuze hose kirajya kureba kamera rero organize. Utareba kuri phone utareba kuri link. Nikoresha telefoni moja mimi nabonye connect. Ya ndio na connect gaya. Sasa kugira nuko sawa mu mashini mani mashini ngiye ngira screen kasubire
Batarasoza babwire ngaha akanya gato. Babe bategura ururabo. N'abuzukuru babe bari hafi. Shangazi avukamo cyangwa se umufasha wa Karerangabo Pierre duherekeje. Ndababona aho bari aha bitwa Ngarama, abari hafi nabo muhuru ururabo. Ngarama rwose nk'abajene muracyari bato cyane. Murakoze duha umwanya abandi. Murakoze umuryango wa Ntihana bayo Samuel Gatera na Robert umuryango hafi. Famille Sebukayire bigire hino nabo. Famille Sebukayire uzane. Famille Sibo Bugingo Felix nawe yigire hafi. Barakoze Famille Sebukayire, Famille Sibo Bugingo Felix. Abasengana na Oroga bose mu muryango Remezo.